Hello my friend, mumeze mute bantu banjye. Uyu munsi mbazaniye akantu k'ubwenge nkuko mubizi Zuna Legend niyemeje kubagezaho utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi rero mbazaniye uburyo wasoma message zasibwe kuri WhatsApp. Hari ukuntu umuntu akohereza message ugasanga yahise azisiba ariko ntumenye ibyo yari yakwandikiye. Uyu munsi rero mbazaniye application ihita ibika ibintu byose bakoherereje, maze wa muntu yabisiba ariko wowe ukaza kujya muri application yawe ugahita ubona ibyo yari yakwandikiye. Urumva ko rero ari akantu k'ubwenge. So kora subscribe, share and comment kuri Zuna Legend. So tinze turajya muri Play Store. Turasearchinga application bita GA Recover Deleted Message, niko iyo application yitwa. Urasearchingamo GA Recover Deleted Message. Urabona birahita biza, wowe urahita uyikoraho. Urabona ko jyewe nari sanzwe nyifite muri telefone. Wowe icyo ukora urasanga hari install, urayinstallinga. Nimara kuba installed urabona ko hahita haza open. Jye nari sanzwe nyifite, numara kuba yagezemo urahita ukora open. So kurikira akantu ku kandi mwereke uko bikorwa nawe ubyikorere. Tudatinze turarindira ifunguke. Nimara gufunguka irafunguka imeze gutya. Urabona logo yayo uko imeze. Nimara gufunguka turakora hano, turarindira. Ahangaha ni ibintu byo kwamamaza tubikuremo. Turakora hano handitse ngo continue. Ukimara gukora continue barahita bakuzana kano gafresh ugakoreho, wongere ugakoreho inshuro ebyiri. Urabona bahise bakuzanira application ziri muri telefoni yawe. Urahita uhitamo application ushaka ko izajya ibika message zoherejweho. Urahita reka twe duhitemo iyi WhatsApp Messenger. Nurangiza gukora kuri iyo application urahita ukora hano handitse ngo install. Aha hejuru muri kuhabona. Numara gukora install urarindira bamamaze gato. Nibamara kwamamaza baramamaza gato uhite ubikuramo. Tumara kubikuramo urabona bahise bakozana hano handitse ngo notification access. Urahita ukora hano handitse ngo allow. Numara gukora allow urahita bakuzanira ya application yacu uyemerere, uye uburenganzira bwo kugira bwo kubika message cyangwa se ibindi byose bakoherereje kuri WhatsApp. Urahita uzana handitse ngo allow notification access. Tayari kandi ukimara kugafungura urahita uza hano ukora hano handitse ngo allow. Ukimara gukora allow tayari ubu ngubu byarangiye. Umuntu wese watwohereza message akazisiba twebwe twazibona. Urabona ko kano kantu ari ak'ubwenge. Noneho reka dukore proof turebe. Reka tuze mu yindi WhatsApp twandike ubutumwa. Tuza twandike ngo wenda twandika ngo hello guys. Tubwohereze. Twongere twandike ngo umeze ute boy. Nabyo tubyohereze. Urabona ubutumwa bwagiye ariko uwo twabwohereje ntarabusoma. Twebwe icyo dukora turahita tubusiba. Ubu tubifashe nkaho ari umuntu ubwohereje dukoresheje indi WhatsApp yacu ya kabiri tubisibe. Urabizi ujya muri telefone yawe ugasanga harimo ibintu bimeze gutyo, ugasanga umuntu yabwohereje ahita busiba. So urabona nitujya muri WhatsApp yacu urasanga ari umuntu watwohereje ubutumwa arabusiba.
So muri kubibona dore ngibi, hano hari umuntu wohereje ubutumwa arabusiba. Ubutumwa wowe ibisanzwe wazaga wabona bimeze gutya ntubusome bikaba birarangiye, ariko iyi application igiye guhita igufasha kubureba. So urahita nuzaza ugasanga bimeze kuriya, uzahita uza hano handitse ngo muri iyi application yawe, numara kuyigeramo urahita ubona abantu bakorera message, uhita ureba wa muntu wakoreje ubutumwa akabusiba, uhita ubona za message. Hello guys, umeze ute boy? Kandi mwabonye ko twari twazanditse tukazisiba. Urabona ko kano kanara k'ubwenge. So kurasaba subscribe, share and comment kuri Zona Legend. Ciao ciao, kandi wandike muri comment ibindi bintu nzabakorera muri video y'ubutaha.